brother yo kugufatisha bisigaye bigoye hano sobizi mwana igira ibintu twashinze mwana bisaba kubera tayi murabona naho raguhari ubabisige nayo mugomba kubikurikirana ngo bitangirika naho naniwe nkaryama nawe ngasanga waryamye nagerageza no kugukomangira ku cyumba cyajya kurusinzira nk'umuntu bo wagezeyo banabaye rafikiya ugerageza ariko urya mbere yo kuryama ubanze woge uruhuke umere neza uziko n'umuntu yaza akaguterura usinziriye kana muri Nyabarongo pe banabaye kandi ukango namwe ibyadaka byaye shaka akazi biza tugomba kwitaho birenze ariko niba uri kunanirwa nari natekereje ko nakuganiriza kuba twakongeramo nk'umukozi akajya gufasha akadufasha na waba ukenera kugira ahantu ujya cyangwa ukeneye kuza kuruka hano mu rugo ukaba wahamusiga ubyumva gute akantu kariko kandi shwadiro kabisa kano niko nari natekereje ndavuga nzabikuvugishaho nubyemera tukamushyiramo kano n'ubwenge kuko urabona amafaranga agenda yinjira umunsi ku wundi ni menshi tubura n'umwanya wo kuyarya ndabona tuyarya tubura umwanya wo kuyarya umuntu akifata afata shiri wanjye tukamanuka ku Gisenyi tugakubita ku Kibuye aho hose tukagenda twinjoyinga umuntu akaruka mu ngo turi mu rugo sundekana ye kakabi message wande ukuntu eko kaza uratangiye ariko turaturi kumwanga kandi turi message wande numva ukuntu bagwana bimeze umusaza kugira ngo aya mafaranga umuntu yabone yiyushya kuya ariko kujya ukora tansiyo bakobwa b'iminsi bameze nk'umusumari batera mu giti urihuta nuko yarya bayamara ugasanga utangiye gusubira mu cyaro Teo kamwe kari no mu nzira mana ngo sinza kaye kademo bazanye ngo bajye bazana simbizi bajye bazana ugasanga ari sheri wakina amba arabaje da gusa ikintu kiri batarahagera kuri business yacu umuntu yarazamutse dukeneye no guhindura ibintu bya hano dukeneye n'imodoka dukeneye hari byinshi tumaze kugeraho ibyo bintu tugiye tubisigasira ariko tunatwike hashya tugomba kwivugurura neza kabisa wow iki cyaka ni danje abantu biracyaza reka aho bundi tumeze nk'abatabana muri ino nzu nk'atari umuvandimwe wanjye undi turabana ntabwo tubana muri iyi ntabwo tubana pe ariko no gushaka uburyo ibintu yabigabanya natwe tukagira umwanya wo kwiyitaho ifaranga ryamaze kuboneka nta mukozi arakenewe kabisa ndabibona ko bimeze ese umukobwa ageze bamwe ngo barimo no kuza message banyeze kamese bamwe ngo barimo no kuza n'ubuti gusa sabo ngabo numva kureba kuri protest se afunguye ari bahari kandi amba uko bivuze karibu shiri mon bébé ça va sawa ni karibu ubona se shiri ai naranyaje ninya reka mbanze tuze mugabanye wana kuturisi ha kamera sawa neza kumbi ni wowe mwari muri kuvugana ngo meze neza yabwiye gushura sheri ndamubwira nanjye nafite gahunda barareba ukuntu umeze bambazana akantu mwe makuko ukuntu umeze ndabona ari isasi abasheri bacu b'abantu ubundi twari tuzi ko dukunda ariko ntabwo twari tuzi ko mu bantu yego rimwe na rimwe ukunda kuza ugasanga uyu petit frère niwe uhari nagiye banza wica icyaka ariko yego murakoze cyanze ngaya manze murakoze uko bitaha bivuge wana
Wow. umeze uteze muri sere nanjye ndatunguwe nawe urenze kuri amushuti wanjye mwese muzira musimba hano yabikoze gute ako biranshimishije Ayo. yes Anabyoroshye. nese nawe wari usanzwe ubana n'uyu turabana ariko akenshi kunda kuzana ari hano nagiye mu kazi icyo wampishe kuri amushuti wawe ni igihe cyari iki ngiki kugira ngo umenye ko bana nawe ni surprise washatse kunkorera nanjye nk'iyo unkoreye none se wigeze mvugisha reba bigiye guca kuri ku muvandimwe bigenda ku nshuti yawe yego n'amama y'ubwana kubaje ngo se mu gitondo mfite akazi urambwa ngo hoya bareka mukore surprise nze kuza kukureba nakubwiye uzi umuntu ugiye kureba utamubwiye biba ari byiza cyakoze urankumi yego gatisurizwa he ati nge hari ahantu ndi burya ati hehese atari umushuti wanjye ndajya gusura ati uriya mushuti wawe arandangira karitsiye ariko nanjye nanga kumuhisha pano nsanzwe mazi ndavuga ati oke nta kibazo natunguwe n'ukuntu navuye kuri moto ngeze hariya haruguru nabibona ariko ndatangira ndakomeza ndaceceka turamanuka rwose ese hano hantu uri kujya ni hehe ni harahe mbona aje hano ese na ugera sangaza hano Ani shebore. yego se Nawe nyina kwandikira ka message nkubaza kuko ari umunsi abona ngo tubiri hano mu rugo. Turimo kuganira ibijyanye na business yacu. habigiye muhamagara kandi ngo uretse gato ukanaje utamvugishije kandi baza suko mba nakwirengagije cyangwa se ndi mu bindi bintu bitinjiza cyangwa mu buyobe ahubwo mba ndi ku kazi ukeneye gusa neza ukeneye gusohoka ukeneye kumva ko ufite sheri ibyo byose ntabwo wakumva ko ufite sheri nta kintu agufasha ukeneye kubaho neza nawe ufite sheri ahubwo uri kubona turi mu kwezi kw'abantu bakundana kuri seva tuzajyana ye urashaka kumenya nakujyana se yego baretse se bikabibanga wambwiye se n'agace na gatoya agace yego agace ka mbere ni ukuzaba uri hano tugasangira uya ntabwo seva titwerera mu mujyi tuzajya mu ntara cyangwa ku Gisenyi ntabwo duheruka kujyayo ku Gisenyi ufite famiye se tuzaba tugiye gusura ibyo tuzagenda nyine seva titware tuyiryohereza ufite amafaranga kandi ukora vuba uri kumbwira ngo ufite amafaranga gute kandi uko buri gihe nkwamaga ukambwira ngo uri mu kazi shira amafaranga mbonkorera ntabwo ari gusesagura ngo njugunye za Gisenyi n'ibiki hari ibyo mpanga se Valentine uje tukarira ahangaha niyo yaba ari imyumbati cyangwa se tukarya ibigori cyangwa se tukanywa niyo fanta ntekereza ko icyambere nuko nkunda sibyo ibintu mwatse rimwe mu kwezi bimwe bizaba mu mwaka se Valentine za rimwe mu mwaka ntabwo iza kabiri basi ntabwo wayizihiza basi ushaka kubinkorera ntibigushimishije ariko binkorera ko ndabigusabye ntabwo usaba nta nubwo utegeka ahubwo ni nko kwikoreramo yego ndabikwemereye thank you urakoze cyane ndagukunda yego ndagukunda Tangira murebe neza pepe. Jya wireba ariko. wapi kwese nakireba gute Shaka kare kanyamireba ugomba kabisa. kundeba numva ngiye nakireba bigakunda Nzabasha kuguterura she. Ibiro byarabaye byinshi none so kuyaga none mana. ushaka ko nanuka Aya. Cyane nuko mfite ubwa kwazakora mwarashere wanjye. Cyangwa hari ikindi kibazo mfite. bande Ga ikintu cyambere mujya mwibesha afanga nagare yubaka. Yakoze ubukabutindi turutse higikaza. Goba. ese be ngubu ngiye urankunda ninjye wanyine ukunda Nkunda wenyine. Ugisha ukuri. Singira muri telefone niwe Yego. wenyine mo pepe. Umuntu akurutisha ninde ko. umve nyine hari igihe abahungu mutubesha mukatubwira ngo umuntu adukunda kandi mutadukunda Yasha. Ntabwo ndimo. yego Pepe wanjye. okay be nyine turi mu kwezi kwa Saint Valentin uzi ko Saint Valentin ari kwa gatanu Kwa gatanu. Yera bareka ko turi mu kwa mbere none kigusetsa. Nawe ibyo nabyibukaga ngewe. yesu we bishatse kuvuga ko nabyo wibukaga Yarahembe ntabwo nibukaga ko nese Valentine ihari. ukaze nawe karagutwaye gusa so Saint Valentin ni umunsi umwe ukarangira ni umunsi uba umwe ukarangira gusa
ntabwo byakwicira akazi urumva gusa ndabizi ko unkunda kimwe nuko nyine ushobora kunshimisha kuri uriya munsi wo kuri Saint Valentin ariko uruhande rumwe nyine utankunda ariko njye ndabizi ko nkunda pe ntibizakwicira akazi Saba ari kwa kangahe sawa? bizaba ari kwa gatanu Rero nawe mupanga umutwe iyo ntabwo na bro wanjye twagana mu itondo n'ibyo nta n'umuntu twese ubundi ubwo twaganiriye birebe igihe tumaze tutabona wagira ngo ntabwo tuba mu nzu yego kubera akazi nahaga ibyo bintu by'iminsi mikuru sinjya mbimenye sinzi naho biba binagana uvuye gusa nyine akazi kaba ari akazi ariko nyine ugomba no kubyibuka none se ubwo ubu ngubu ushere wawe ntabwo uzamuha gifuti umutima wanjye noneho nigura aka gift kagushimishije gatandukanye n'akabandi bantu gusa ntusasesagura amafaranga utazavuga ngo ngiye kukugurira ibintu bihenze ngo kugira ngo wereke ko ngukunda never nubwo naza hano tugasangira akavange ni wowe wanjye nta kibazo pe nta kibazo ntabwo najya kukubwira ngo ngugure ibi reka ntabirenze hariya tuba tugomba gukora ibintu biri natirere kumva n'ubundi mba mbizi neza ko nkunda kandi n'ubundi byose biba ari ibyacu ntabwo twafata amafaranga rero ngo tuyagare uzambare imituku ngo nzambare imikara ubwo ayo mafaranga dushobora kuyasanisha tugasarana amafaranga menshi cyambere ni uko nkunda nanjye nkabikunda biriya nibiba n'ubundi umunsi umwe bikarangira usundi akoga nka wundi babagaye hose kuki utaje kare kose koko aya nta kibazo ariko ukuri nta kibazo ubwo rero ntabwo nyine pe wabipanze twagenda ariko ntabwo natuma dukoresha amafaranga menshi ushobora kumbwira ati shere ngwino dusangira agafanta hano numva ndanyuzwe kandi nawe ndabizi ko bitakica gahunda zawe nawe tuzambara agacyuriyara ni ibisanzwe nisanzwe wowe uragenda ubishyire nyine ubyigeho neza urumva niwumva dushaka gusohoka tuzabiganiraho ariko nanone n'uwumva utazica amafaranga dufitiye umushinga ngo ugiye kuyagura ngo ibintu by'umunsi umwe shere n'ubundi turakundana nabizi nta n'umunsi tudakundana pe ntabwo wafata amafaranga rero ufitiye gahunda ngo ugiye kuyicamo rwose nta kibazo wumve ko ngukunda pe ambaye tukabigerageza sheri ubanze ariko brother ibintu byanyu muri kuturisha gahari basi tubahunge basi twigendere aya kabisa twagiye kujya handi tujya mugari tukigendera tukabibori oya si twabangamiye se ahubwo kereka sugumva tumeze neza kandi nawe ndabona ari neza yereka nkubwire uyu mwana ndamukunda sure ndashaka kuzatungura mukecuru nkagenda namubwira ati ni ukuri mu myaka yose maze nihiringa dore ibyo naharaniye kwa tumukorera agasiripurize asone tukabikorera rimwe muri karitsiye rimwe umunsi umwe byose agahita hashya pe twahita duhinduka abasitari pe ubundi ibyo byiza sheri ahubwo twabanza tugakora iby'umuntu umwe tugaterana inkunga sibyo kugira ngo nyine abantu batazatumira n'ijisho twararwana nijoro sibyo byari byiza ngaho nyumvira ngiye ngera cero nshinegera buri munsi ari kumbwira ngo reka ngo tuzakora ubukwe ngo ari twe tubanza ngo namwe mukurikire nibyo byaba ari byiza ngewe nzaze mu bukwe bwanyu nyine igitenge ndi kumwe n'umutware babaye marene yego ahubwo ako kantu uguze niko pe ubona izi ngo duturanye gutya nta kintu bakora mbona umubano mufitanye yes ni ukuri nta mutima ahubwo twaba dukunda muradukunda natwe ubwacu turakunda gusa ikibazo kiri turakora tukibuka ko namwe tubafite ko ntabwo tugirana ariko iyo tuvuze ngo tugiye gushora twabivuganye tukaza nicyo gituma rero mukunda n'urukundo rukiyongera ko ntabwo mubonamo uburyarya cyangwa se kamuvana mabana batwiciye inzara gusa ubwo bicaye barimo kuyavuga ubwo bazibuka guteka oya neza kujya twibuka kuza kubasura
kuri banashize turi kumwe kuri banabuze amahoro uzamuka imisozi nk'iyo uzamuka mbona bazakura usanga ukuri tugiye tubijyemo vuba nabyuka nkawe kubonera wanjye rwawe ubazi ko ibyo bintu biri kuva wumva biranshimishije cyane niba uri kubivuga mu magambo reba nyine byageze byavamo nyigisha ukuri ariko ugomba kubikora ndagukunda hanze ahangaha hari ibisambo by'abahungu iyo ntabwo nabyemera uzi abahungu banyirukaho akumva bwiza ahubwo twita umuntu hari isezerano twasezeranye nagomba kwihemukira noneho rero imva zabo zirarangaye umwe kuri umwe ndamwoherezamo kuri wowe uzi ko n'ubuzima bwanjye nabutanga yego wawu n'ubuzima ntabutanga ariko nkakwegukana yego Imana izakomeza kukomeza umutima nkunda umuntu nyine n'icyakamunganisha ni wowe wanjye ni wowe naremewe kuri byose naho ndi gute hari igihe nicara mvuga nuko kuri umunsi uzagera zamatsiko mba mfite oya ntabwo nanjye bavuga ikintu kimwe nzabaza nzagera nk'abakobwa bashatse babaze mvuge niba uriya uriya munsi wanyu ugiye kugira ngo mwumva bimeze gute cyaba kiryoshye isi iraryoshye ese wateye aturukaho kandi isi iraryoshye rwose ahantu su nta bwoba mama ufitera reka nicarire n'ahangaha ndebe ibyo murimo uvana ibiteze kanisekere ngewe amakuru y'imisi ko ndeba mwibagiwe ko Yesu azaza bimeze bite ibyo babivuga buri munsi bebe nyumva uno muntu ibinarimo ibyo hari umunsi batabivuza se muze ubuse nta bwoba mujya mugira bwiki iyo mutekereje ko Yesu azaza agasanga mwibereye nko muri ibi ngibi byanditse se ibyo bintu uri kutubwira ariko namwe muze kuvogera abakozi mubona abantu bifitiye amahoro ngo Yesu azaza ibyo babivuga buri munsi ariko uyu munsi uzanye amagambo nazi ndi muri inshuti zanjye kuba inshuti ntabwo bivuze kunyubahuka ngo wubahuke umuvandimwe wanyu ubahuka busanze ariko ntanabasangiza ibyo mfite byari ngombwa urabanza ukamenya abantu bari aho ukabona gutangira ikiganiro ibiganiro turukanye hanze uraje ngo ba urasutse njyewe nari ndimo nitegereza isi muri kumena umucanga bagiye kubakira ifite rumani ya 2025 cyangwa waribagiwe ko bashobora gutamutinda uyu muntu ariko asanzwe afite ikibazo nyine abaza kuba kubigiye atonya akatubwira ijambo ry'Imana mwese ubwo twarabamenyereye nyine mwebwe niba bibatungura naguciye mu ijambo ntabwo agomba kuza ngaho ibigambo bingana gutya niba asanze njye nawe duhari naza avuga ibyo ashaka nta kibazo ntibisanzwe ariko mu gihe usanze hari uyu ni sheri wanjye wari umuzi si ubwa mbere umubonye ariko brrrr ubaye nka vuvuzera urasutse ariko ibyo mbonye ntibisanzwe mwibiki se ubonye bidasanzwe ngaho nawe se nabonaga ntazi ibyo ari byo nabonaga isi yahindutse utari njyewe mpinze umushyitsi nkibabona none se mu busanzwe ukora iki wundi ngenda umuvuga butumwa ubutumwa bwiza bw'Imana si Imana twihora tuvuga twumva bari bavuze ngo Yesu azaza kuwa gatanu ayo makuru navutse imyaka mfite navutse numva Yesu ngo agiye kugaruka kugeza isaha ubwo Yesu mwirwa muririmba buri impamvu tubiririmba ni uko tutazi umunsi n'igihe ni nayo mpamvu nababwira kwitegura muhereye none ashobora kuba uri umukene ariko Yesu utunze byinshi mu ijambo reka bavuga mubaze ngo n'umusazi arasarakaga ku ijambo ni ubwa mbere ngiye gusura abantu hakaza umuvugabutumwa mwe kandi bino bintu si ubwa mbere mbyumvishe twere kumubwira nabi ni ukuri igihe Imana yaba yamudutumye ngo turasanzwe tuzi asanzwe asanga ngaruka urumva ko ahuraza ubwo nyine yakutanye natwe tuzi muzajya mukeresha ibintu by'Imana ariko se ibintu by'Imana uyu aravuga Imana aturuka iyo mu cyaro giherera abandi
hahandi hanyuma kucyatejya wamanitse hirya iyo ngiyo ko Imana Anjye Imana ndayiteye na gare na moto na modoka baraho nabahanya bo ku cyiciro cya mbere kumana aya no gushaka amaramuko kugira ngo abashe kurya abashe ibyo tubona akira kuri fanta dusangira basi oya buretse tubanze tuvuga ubutumwa bwiza ndabona ari cyo nsanze gikenewe yihorere nawe wari waguze nari mwakiriye usubunda po ngaho vuga ubutumwa ugende waruza fanta naye mwe twikorese ibyacu mwihorere aravuga naragenda mugane n'abatoboze baranagwiriye nasanga ngo tubwire icyakugenzaga mugabo wigendere no dusanzwe tubwira urumva nk'ubu ngubu uzi ukuntu mwavamo abaririmbyi beza gahundyumvira azi umwanyura mwavamo abaririmbyi beza hari ahantu twaririmbye basi wumve dufite iryo jwi ngo reba nk'aho baye protocole mu rusengero ukajya wicaza abantu bazajya banyishyura se iki gihe kera Imana izakwishyura ni bande yahembye se ngo urugero ese none numureba ko yamuhembye ubuse nta bantu uzi bapfuye twebwe yaduhembye ubuzima ubu turacyariho twese tuzapfa nta muntu uzakomeza iyo Mana najya kwirimbiriza mukoreshereza inzara izamujyana muri salo bamusuke bamusokoze iyo Mana izajya ingura tuno tuntu nambaye ariko abakristo namwe murate ahubwo noneho wambaye na twinshi Soneka tuyacache ese wazanywe n'amagambo cyangwa tubwire ikintu cyakuzanye sonde kumuvuga butumwa hari imodoka rugera iwanya ariyo mwigeze ariko nzayigura hari n'inzu mufite azahora muri nzara simukodesha tugerageze no gutega igare ongeraho mu cyaro gihe iyo inyakabiro buretse nkusubiza cyangwa abandi bavuga bajugonye ibishimwe Indo ko twebwe rero inzu nziza witukana ubonye imodoka ronyeze hari nayibonye ariko nabonye iyo Yesu amfite reba abakobwa beza dufite Imana twihereye ese ufite umugore ubwo ibintu urimo ni ibiki ahubwo uyu mukozi w'Imana taragera ku by'umugore se afite irari rimwubatsemo karani mu izina rya Yesu ariko ureba sheri ndabona ukuntu burya twitegereza ntabwo umukristo nyawe abwiriza gutyo nirari ryamye kagahinda kanyishe sinakubwiye burya bwose twari tuziranye ese nashera ufite mu buzima bwawe urumva kuba twaje gusura abashera ari ibintu nyine bigoye ari ibintu utari kwiyumvisha mu buzima bwawe kose ko nta bakecuru n'abasaza mbonye aha ngaha mwagombaga guhamagara abasaza n'abakecuru mukamenyesha ko hari umuhikisiti mufite none nsanze muri babiri umwe mu nguni ntabwo twari gutumira umukene mu bukwe bwacu buri muntu wese ari kumwe na ntabwo ubukwe bwacu bwari kuza mu mukene nkawe nyumvira nk'amagambo uri kuvuga se mwakoze n'ubukwe ntimwantumira twari kugutumira gute se kuje nk'iyagatera ukatugwaho reba inkweto ya Jean-Paul Ana yanjye ifumbire ifite ese wageze hanze ubanza koga kugira ngo winjire muri iyi nzu ubundi sura muzamu yari gutuma yinjira ntabwo mba noze abahoza ariko ubu mba noze muvandi reka bo kugumya bakujonjora mubwira atahe kubangama byibuze ikintu cyakugenzaga wanze no kukitubwira niba agize isoni uraza kugaruka hari ikibazo tukugejeje ku marembo se nta kibazo ariko muba munyumvise mukumva n'ibyo nababwiraga oya uzabitubwira ubutaha nta mwanya dufite rwose ndabona muri mu nzira zidatunganye mbese usanze hari umuntu uri gukora ibidakwiye bidasanzwe kiri hano ko nzi ko umuntu mukuru ni iki mbonye bidasanzwe mbonye mwiyibagije yuko isi iraryoshye reba nkaho ukuntu wava umuvugabutumwa mwiza ariko ubwo mvuga burahagije canga ubwo muranyirukanye rero genda pasi ntacyo kurengera amagambo reka ngende ndagumya mbasengera Imana nzagaruka banza wisengere kandi niwongera kuza ufite amagambo nk'ayo ngayo ndagumya mbasengera twemera aduteye n'ishaka mwana aduteye yari tuzanera yari no kunzamurira isukari oya ko bitanga uzi ko umuntu akuvanga akakuvangavanga utagira ngo akwishyurire inzu sheri ujye ubwira zamu nagatuma abantu bose binjira ajya banza kubwira zamu cyane ubundi mwazamukirukanye byatewe nuko uyasanze amubona aza hano niko kudashidikanya kumufungurira ariko buriya ndamuha agasopo muhe
mubwire ko noneho niyo ngiye kumubona azajya amubwira ko nahari asubona iyi ni inshuro kangaje hano araza kuvuga ibintu ngo Imana ngo yavuze yavuze Imana ni igiki kizima iyo Mana akayivuga nkategereza ko imugurira n'igare ngo arigendeho mu mujyi wa Kigali nkahebe yafite bibiri arimo kugenda ari hanze aranyura ku muryango dore abamuteye asubona mu buzima busanzwe nta kibazo afite cyaracuvuka Imana aririmba kuba ataje aririmba ahubwo mushimire nakazamurira abantu isukari ranye amasaha atari menshi atari na makeya ariko igihe kirageze ngo nsubire mu rugo ababyeyi batabona ko natinze batabibona ukundi rero bikanahe wihiteho twongera mu rugo turasubira urakoze Charlie I love you sawa turi kumwe rero turanye baye negura kandi yanditse wowe ndaje negereje arandaje bashi yanjye witonda kuvugisha aha sawa ntabwo mbyebe Ego. Sheri urabona nyine ntabwo turahabwa uburenganzira nanjye ntabwo bishimiye kuba nagenda ariko umunsi tuzahabwa uburenganzira n'ababyeyi so bizi se isaha n'umunota tuzajya tuba turi kumwe gusa nyine urabona ko mugenzi wanjye agiye nanjye ngenda simana nsigara amahoro sibyo rwose bayi sabaye wakoze bita pepe tumwana ni nyashi ariko se katarenze uriya wanjye intosi akivuga nabi uzi ko wagira ngo ni umunya-Ethiopia uriya wanjye none wabonye ziriya nyashi z'iwanjye ukuntu zimeze bamujyanye n'uwawe se ye ndebera namuturuza akaboko kamwe uzi ko nawe uri kwikina uzi ko uriya mwana iyo turi kumwe ugira ngo niwe uri kuyobora imodoka zo muri uyu murwa ujya kuri ukabona barimo baragenda bahagarara bakubita akababwira ati ndamwebwe mufite iki ko muri iyi nyatsi yaho ziriya bagiye agenda Mombasa Nairobi oye reka nkubwire iyo uriye neza ntabwo wifuza ni ugenda ujya muri hari abana buriya mwana wanjye ameze neza gusa nawe ntari ntabwo watoye yego ni yesi ariko rero uvuga ni ugutaruka amasaha ari kudufata kuko kandi hari abantu bafitanye nabo gahunda ugomba guhura mu kanya saa 8 ubwo rero ikintu ngiye gukora dushe gatoya ndebe ukuntu nagenda ntabwo ubanza ugera bwa kamenera hano mu gatoya muri saa 10 gatoya ndoka cyacu cyane bana basizemo imvuno na musheri emeditamo gakeya ubwo nugenda uraza kumbwira tukugiye hano ugiye mu mazi rero kandi nipo hano muri sara gatomba na meditamo gakeya urako nujya kugenda urambwira tukugiye nkaho waryamye ukaruhuka niyo mwanya ubonye atugiye kuvunikira mu ntebe ariko utekereza akazi ukora byo wamumana bro nyatari reka ngende ngiye mfitanye gahunda n'umuntu mu kanya saa 8 kuko nayo mbikubwiye nitera amazi iminota mike sawa gusa ariko umukozi akwiteho urebe ukuntu warya ukanaryama ibi ndashaka tuzabireka nanjye nkajya ndyama nk'abandi bakire bose upasomwe tuzindukiye muri iki gitondora amva nawe urakuzinduka se ngo bari we waryama niko nta mahoro ariko muri iki gitondo amanywa y'ihangu kuri we haba ari mu gitondo cyari mu gicuku saa 7:30 ubu saa 7:30 no kuba kari mu gitondo none se twavuganira no ku muryango abantu baryame wabandi mwishima ko saa 7:30 nari mu gitondo ariko umuntu buriya abasha kwishyura inzu ni kari kuba wicaye iyo wakwicara ahangaha nta kibazo ubwo hari umwanda sinzi ngenzi wawe se kunduze yaryamye nk'umufasha abafiri wanjye yatashye ananiwe nawe uvuga ahagaze mu rugo rutarurwa wicaye kuri iyo ntebe nta kibazo mu rugo rutarurwa ndi mushitsi n'aka kanya neza pe ariko dari we na mugenzi wawe ko muba mwiza muzi neza ko ino nzu yaduha imbaraga zidasanzwe kugira ngo yiture mugeze ku rwego musigaye musimburanya abakobwa hano iwanjye
birirwa baza munywamo sereburamo shwanyaguza ibirahure numva inzu mwatereye hejuru muri amezi agera kuri 3 mu nzu yanjye mutanyishyura ibyo bintu kwe kuba uri nyirinzu ntabwo biguha uburenganzira bwo gufata amajwi mu nzu yawe ndayikwishyura sindanderezeho n'umunsi n'umwe hanyuma nzamwe n'iki amezi ntaba 3 nzamwe amezi 3 yose ndabona kuri konti yawe nashyizeho amafaranga ajya bavuye he konti yanjye se sinyorana n'ubu nyirebere hano cyangwa wagize ngo hari ikitaroroshye ubu urabona ndi umuntu ukwezi niko konyine kutarageraho Darius reka mubwire ntago ndi mu bantu bo hanze hanga utekereza sopa kuvuga nzirirwamo konti yanjye uko ikora ndabizi nyibana nayo hano amezi 3 arashize utanyishyura usuriyemera kuri mbe mva mbabwire ntihagire undi atayinyenya hanga niba kuba mu nzu yanjye bibananiye musohoke mugende cyangwa mu amafaranga kuko niyo nshaka bose reka tukora muri kintu kikujyana n'iki nyamukuru kintu nyirese umuntu ufite indi sura itandukanye ne dusanzwe tuzi wicara hano hari ibunga bujye hafi ndicara ruguru no hepfo iburyo cyangwa ibumoso hose si iwanjye shaka nakwicara kuri ano makaro n'izi ntebe zanjye ariko izizo do nta wayisohoka nahanga ntarayabona reka mubwire ntabwo ndi umukene wo kugeraho nashobora kuba namara ukwezi cyangwa 2 nabyo bisi mwene wanyu niba harabayemo ikibazo amafaranga akaba ataragezeho wakimbwira witonze nyereka message zaho wayanyujije kuri konti niho naverishije guverisa kuri konti mamagara umukozi namuhaye amafaranga agenda ushyire kuri iyi konti muhamagara turi hano nanyereka sushe bamuhaye ya brodero nawe ndayikwereka ariko bifata umwanya uko uceki ikintu nemeranya nawe nuko ku kwezi konyine ariko narishyura ariko ku munsi w'ejo uko kwezi urimo uvuga utarishyura abira ari imbere yaho ntiyishyuye urumva ibyo bintu murimo ntago nzi ibyo aribyo we na mugenzi wawe mujye mugana dore turi babiri nanjye wa gatatu impamvu itumye nza ahangaha nkuko mbona byarenze urugero cyagiye kuwa 4 sinaje sinagusanganye na nyina neza nkigendera hanga kugusebya nyiraneza yaje kumfurira yaraje gufurira ni kuri abaza gufura bambaye ni kuri abaza gufura basa ariko suri umunyamakuru ngiye uyu mugabo yaranyobeye kuba mba mu nzu yawe ntabwo ugomba kunshyiraho kabe Dario je sindi umunyamakuru sibyo rwose ubu ngubu ndimo ndashaka no kwimukira mu nzu yangira ikibagabaga kuko no guturana nawe unyambura bimaze kungeza kuri bari abana b'abandi urarugurana nawe birambangamira abana b'abandi urarugurana ijoro ryose urabyibuka ibintu urarukora bahara bagongera mama rwigereza iki ubwo nawe ugafata umwanzuro ukajya ku muryango ati wumva bagongera babwe ariko muri ba nyirinzu bameze guturana na nyirinzu bimaze kuba ikibazo umuntu arateka inyama ati watetse inyama waza n'abashyitsi ati ye bari kunsenyera inzu ubona se icyo kibazo njye ngifite ikibazo cy'inzara singifite papa Samuel narihaye ibintu byose byangeze umva ikintu njya nkubwira ikintu twe gutinda mu bintu byinshi sibyo urabizi neza ko mu migabane yose nakoresheje ahangaha n'aya makaro kandi agiye wavanyemo dukweto urabizi neza ko wayasanza uwinjiramo hameze gutya iyo urebye parafone uretse gato nta niyo nyine wakuramo n'iyi parafo yaramvunye kimwe mu bintu biduhuje njye nawe sibyo kandi utaratangira kwinjiza ziriya makangu wari muzima ushatse kuvuga ko napfuye ushatse kuvuga ikibazo cyo mu mutwe umuntu apfate uzibona uri hehe umuntu apfate none se simba hanyuma ukaze gutega ugutwi ukumva ibyo bintu ntabwo ngende ubundi agakamera we sawundi agashyiraho uretse se gato ntagire umuntu useta ndakaye ntabwo nje hano kubera ko nishimye muri abana banjye ibyo mubyibuke kuko uretse no kuba ndi nyiri ino nzu muri n'abatoya kuri genda nabahana nabagira inama nababwira ibintu bikwiriye ndababwiza ukuri ntitumaranye imyaka 3 tumaranye hano imyaka 2 n'amezi 9 mwishyuraga neza mwarifu ariko amezi 3 nsigaye numva mu rujya n'uruza rw'abakobwa musimburanye ahangaha niho inyatsi zabatereye ubukene burabinjirira ibintu byose n'ubu wumva rwose sinkeneye kuzagirana ibibazo namwe igihe twabanye n'icyari gitoya niba amafaranga yanjye mutayafite ngo muyanyishyure rwose ndabaha piriyave musohoke mwigendere mbone inzu yanjye kiremo abandi bantu biyifura ariko ubupfura mwe mumaze kubutakaza ntabwo ku rwego ndiho ntabwo nyine ubufasha bwawe nyishyura rero sibyo nta nubwo ndi kugusaba kugira ngo mbemo hangaha for free nyishyura nakwishyura shyira hano umunsi w'ejo ku isaha nk'iyi amafaranga y'ukwezi araba yageze kandi akanyenyeri uyu munsi turi itariki 6 abakozi bamwe baraye amafaranga ari kuri iyi telefoni n'ayanjye hari ibyo agenewe
ayawe ntabwo araza tuza gato kuko sinzava hanga ariko muranyumvira rubanda rw'umwami bibera ahangaha ni ukuvuga ari kuri telefone n'ayawe n'ayanjye hari ibyo umfitiye amezi 3 wanyambuye ni ukuvuga wa mafaranga yawe Afata amafaranga kugira ndagusora wapasamwe yaguhereze ndaje nkwereke hanyuma bigende ndaje nkwereke kuko ndabona iyo mugeze ku rwego muvaka amafaranga mufite ari ayanyu paso tugiye kurya no tugwe tuburare nawe mugiye kurya tuburare mbese murye genda ari ubusa amezi 3 nase niba nkeneye gusukisha nase ndaguha amafaranga bagenda babajyaya waye munsi w'ejo reka nkubwire ndi ejo mukuru uzabona amafaranga reka yawe nkubwire ndi mukuru ntimubwire ngo ejo muzayama nishanza yabone cyasinza yabone ariko reka mbabwire nimudahindura character zanyu nimudahindura iyo miterere n'imitekerereze ni ukuri kw'Imana mwarabaga ariko muzabimwe hanze ahangaha kwambara usa n'iki kwambara ubusa si imyenda so kuvanamo imyenda ni mu mutwe aha niho umuntu yambara ubusa iyo ugeze ko ariko Dario imyaka 3 tumaranye hano ku imyaka 2 n'amezi 9 ashize wari utararangiye tinda kwishyura wowe nta nubwo wasubiza ubwonko inyuma none nubwo ngo ushobora kugumya unyagiserera ucyushye mu mutwe ukazamura kabuze nkahita ngira gutya n'ejo n'inyabuye hari undi munsi nakubwiye ibi si ubwa mbere nje kubikubwira uzi impamvu itumye mbikubwira papa Samuel ndi umusaza nagira ngo nkubwire ko hari n'imiterere n'imitekerereze mufite guhindura muracyari abantu b'abasore mukeneye kubaka ingo zanyu mukeneye iterambere ngo nawe mugere kuri ibi reka nkubwire ibihumbi 10 wakabitse kugira ngo ejo uzabigure n'ikaro nk'iri rino karometero karigura 9,000 ibihumbi 10 wakabitse ngo uzarigure n'iryo karo nawe ugira icyo wigezaho bakobwa baza kubasubiye abamotiki nta kintu wazageraho banza umenye ubwenge mumenye icyo gukora nakibaza mukuru nanjye ndakubaha munsi baba duteje rero ito naje upasiteri atubwire ngo bya Yesu musi nawe ni cyo cyo kwirirwa hano nta kibazo abantu nakawe gafase nabyumvishije hano mwese abanyamadeni niho muba ubu nawe wanditsemo amezi 3 wanyambuye ukikira muri icyo gitabo ahubwo nagitwika reka ngende ndi kugenda wayanyimye se tukabimenya Erega buriya nuko najya kurira mpare hejuru nacanga mu mutwe mwihorere cyangwa se buriya naguca hasi jewe papa Samuel utajya ndoro jye urabona ndi urugira ngo ndoroshye se njyewe ndakomenda gasi kugira ngo uzamenye imbaraga zanjye noneho uzange kunyishyura rero noneho nta nuwoge najya guhamagara ngaza kunyishyuriza nzakwera ukuntu murenze nk'iki nta kibazo reka ngugeze ku marembo gende ngeze ku marembo so nanjye mubanzanye ariko saka atari wawe ni kuba mwishyura iyi ngiyi nshatse nanayisenya avamo nkanagenda ahubwo ngwino yajyanga iminsi 30 yose warayiye nihagira ikintu aza gukora nawe wirwaneho najyane mu no kunsakuza n'ibyaha ugabanya aho ngaho ndabona wowe wamenyeye yaranyuze mu cyaro bakwaya wagira ngo uri wa mugabo nushaka ubihindure dore nkubura kumushakira n'iryinyo ryo gushyiramo amenyo wasigari yaratijemo imihanda nta kibasha n'akanyama ariko cyane no reka nigende ariko Darius urambona uretse sejo mpaye uretse nigende wasanga nabo cyangwa akabarundi halo mwaramutse kontineri yanjye barayifashe we birasaba iki kugira ngo mbashe kuyibona se bayire kuri komeza babafatiye mutarinjira mu Rwanda ko ndeba ibibazo bikomeje sawa reka nze ndebe icyo gukora nyir'inzu umuzigo wanjye barawufashe kandi rimaze kubwira nyir'inzu ko ejo nzamwishyura yewe uretse gato subire mu rugo dore nakubwiye ngo jya kuryama ibibazo bikomeje byoka kugarutse sima
wahora n'iki ko ibyacu birimo biragenda bizamba sinzi bite sinoma mara umusaza kontineri irafashwe ai papa Samuel avuye amadeni ubwo sitwatekereza kumwishyura kuri aya mafaranga ibyo kabisa none se uriya mugabo turamuca mu nzara gute kontineri iragera mu Rwanda gute noneho ahantu ifatiwe itaragera mu gihugu ayiga mana we bivuze ngo umuzigo wose barawusigaranye waba ari kuguhamagara wasanga ari ba bakobwa noneho hari ikintu papa Samuel avuze mu kanya yanyashisha umwihoreye uwo ngo uraza kumubwira ko wari wasinziriye biriya papa Samuel avuze mu kanya ngo tuzana abakobwa tubisikana kariya kantu wakumvishije wasanga ari izo nyatsi pasiteri nadushingiye kuva mu gitondo naza duzinyira ngo bya Yesu ibya Yesu ariko reka mubwire ngiye kudiringa ndeba ahantu nkura amafaranga mbanze nishyure papa Samuel ni ukwezi kumwe n'ubwo ari kwikarakasa mu mezi 3 ni ukwezi kumwe twari kumwishyura ejo hashize ngiye kumwishyura nimara kumwishyura dusigare tudiringa uburyo tubona uramaze gukuna kwambuka ducirangana tsibyemo turi hano munsi ya se wumva ubundi woweho nibura nabona nishyura mugabo bro tunakuye hano munsi y'intebe se aho ngaho ndaharara ku buryo najya kwinjira none se amaye bayatwaye cyahonze indayi niyo mpamvu yari ikomeje yisisimba aho ngaho naye nagatanga impamvu atavaga ahangaha uzi muhamagare tumwereka akantu twikorera muhamagare duhurira ahantu sibyo muhamagare Ana we turabigira utero no mana ufana ataboneka rando baratwirukana pe uturajya he mana bijyamo tugomba guhinduka tukumvira ibyo abapasitorani bavuga ari byo none nibyo bidukoza amagambo batubwiye twayumvaga akanyura ha none ubu dore ingaruka zitugezeho mana dufashe mana turagutakambiye ku bwawe mana tufashe uyu munsi wa none ntabwo tuzongera mana numva isengesho ryacu tugusabye mana turakuyoboka